ubira ibyuya bikabije niyo utakoresheje imbaraga nyinshi, ariko ukaba wibaza impamvu zibitera nyine kuba waba unicaye ukabona uri kubira ibyuya byinshi, waba nta kintu wakoze ku munsi ukabira ibyuya byinshi kandi bikabije, waba uryamye ukabira ibyuya byinshi, ariko igihe cyose mu mutwe wawe hakazamo ikibazo kibaza ngo ese ubiterwa ni cyangwa se ese mbiterwa n'iki. Hari impamvu nyinshi zitera abantu kubira ibyuya bikabije, rimwe na rimwe usanga ari impamvu tubana nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se ari ibintu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko umunsi nshaka kugira ngo nkuganirize ku bintu 10 bishobora kugutera kubira ibyuya bikabije. Ikintu cya mbere, imiti. Hari imiti imwe n'imwe abantu dufata bitewe n'uburwayi dufite, uburwayi tubana nabwo, uburwayi wenda bugufashe bukaba buzagenda igihe iki n'iki, icyorezo runaka, bigatuma nyine ubira ibyuya kubera nyine imiti uri gufata, bigatuma ubira ibyuya bikabije. Ukabivuga nk'aho ari bikabije kuko nyine biba bikabije, kuko ibira ibyuya mu buryo budasanzwe biba bikabije. Ikindi, stress. Ushobora kuba ufite stress cyangwa guhangayika, muri icyo gihe ntabwo nyine it's a excretion system cyangwa se uburyo umubiri usohora imyanda waba uri gukora neza, by'umwihariko mu buryo bw'ibyuya birahinduka. Ufite stress, urahangayitse, bityo rero birahinduka. Iyo bihindutse nibwo usanga watangiye kugira ibyuya byinshi birenze uko birenze ibyari bisanzwe, watangiye kujya uryama nyine nko kuryamye nkuko nabivuze haruguru, ugasanga uburiri bwatose, ugasanga nyine ibintu byinshi byahindutse, nyine ugasanga wabize ibyuya mu buryo budasanzwe. Ikindi n'ubushyuhe bwinshi ntibisanzwe. Urumva nk'umuntu uri mu majyaruguru n'umuntu uri Bugesera, iyo baryamye ntabwo baryama kimwe. Of course mu Bugesera harashyuha, mu majyaruguru harakonje. Rero none iyo uri ahantu hafite ubushyuhe bwinshi cyane, nyine ubira ibyuya bikabije cyangwa se ukabira ibyuya mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu iyo twabonye mu bihe byiza byo kuba wanywamo amazi igihe uri ahantu hashyushye, nabyo ni byiza, birafasha, bituma nyine ayo mazi uri gutakaza aza mu ishusho y'umwanda, n'ubundi umubiri uyisubiranya. Ikindi ni imyitozo ngororamubiri, urabizi nyine uri muri siporo, umubiri utakaza ibintu byinshi, ubira ibyuya nyine mu buryo budasanzwe. Ariyo mpamvu nyine niyo uri gukora siporo ugomba kunywa amazi nyine kugira ngo habeho iriya body excretion, ariko nanone nunywa amazi nyine umubiri usubirane amazi yatakaje. Hari indi ndwara yitwa ni indwara ituma umuntu abira ibyuya nyine bikabije cyangwa se abira ibyuya bidasanzwe. Iyo ndwara bayita hyperhidrosis. Ni indwara ituma umuntu abira ibyuya nyine mu buryo budasanzwe. Urumva iyo ufite iyo ndwara ujya kwa muganga cyangwa bagutegeka amakire runaka ugomba kunywa kugira ngo agufashe. Ikindi ni imisemburo ihindagurika. Iyo imisemburo ihindagurika by'umwihariko nko ku bakobwa n'abagabo bibabaho, ariko ndavuga ku bakobwa kuko niho mfite témoignage ifatika. Urugero, hari igihe umuntu ajya kujya nko mu mihango, njye ni ikimenyetso cyambagaho mbere ngitangira, afite imyaka 12 11 icyo gihe ngitangira kujya mu mihango, ukabira ibyuya byinshi, ukabira ibyuya kwa kundi buri nk'umunyeshuri ugasanga ishati yabaye umuhondo, wenda nk'abandi bakona ati ikintu n'ikinyamwanda, ariko nyine ari cyo cyabiteye, ariyo mpamvu nyine habayeho hindagurika ry'imisemburo. Ikindi ni diabete. Ufite uburwayi bwa diabete, isukari yabaye nyinshi mu maraso, nabwo ubira ibyuya bikabije. Kandi iki nacyo ni ikimenyetso cyiza cyo kumenya ko urwaye diabete, kubira ibyuya bikabije, ubwo isukari batangiye kuba nyinshi mu mubiri, nyine igatuma nyine umubiri usohora ibyuya, nabyita insigane kwa yego. Ikindi gihe gishobora gutuma ubira ibyuya cyane ni inzoga. Hari umuntu ushobora kuba muri nko gusangira, for example mwaba muri nko gusangira ukabona ari kubira ibyuya, ari kunywa inzoga, ari kubira ibyuya, ari kunywa inzoga, akabira ibyuya. So rero inzoga nyinshi nabyo rimwe na rimwe bitewe nabwo n'ubwoko, bituma umuntu abira ibyuya cyane, bituma umuntu abira ibyuya mu buryo nyine budasanzwe. Ikindi n'izindi ndwara zifitanye isano no kwandura cyangwa se ama infections. Kwandura ibyandura harimo na sida, harimo n'ubundi burwayi nyine bwandura buba infected. Rero ibwo burwayi nabwo uba ufite ibyago byinshi byo guhora abira ibyuya mu buryo budasanzwe. So rero ibyo nabyo, ubwo burwayi nabwo biri mu bintu bitera umuntu kubira ibyuya mu buryo budasanzwe. Ni ibyo rero nakuganirizaho niba uri umuntu ubira ibyuya nyine mu buryo budasanzwe. Ubwo mu mpamvu 10 ndondoye haruguru,
ushobora gusanga mu mpamvu hari impamvu imwe ibigutera, ariko none iyo ubonye bikabije cyane, iyo ubonye bikabije cyane ujya kwa muganga kugira ngo muganga agufashe. Niba ari imiti baraguha bayiguhe, niba ari imiti iri kubigutera bayiguhindurire, kugira ngo nyine ubungabunge ubuzima bwawe bube bwiza, sibyo? Ubuzima butari buzima no ubuzima ntabwo butura mu mubiri buzima. Nubwo bavuga ngo like biblically cyangwa biblical baravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Rero n'ubuzima bugomba gutura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu ugomba kujya urimotinga akantu ku kandi mu bintu biguha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uko umeze uyu munsi ukabigereranya n'uko uraba umeze ejo, kugira ngo ubashe gukompara umenye wagwana. So niba wakunze ikiganiro, subscribing, sharing ku bandi, commenting, unaliking, ariko mujye murambwira niba uri curious kuba wamenya muri comment section y'ibinganirizaho, nzajya nkufasha kugira ngo ngufashe ngoye health